Nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze kuri channel yacu. Mbashimiye kandi uburyo mukomeza kutwereka ko mudukurikira. Uyu munsi rero tugiye kuganira uburyo umudamu cyangwa se umukobwa ashobora gupima niba yaba atwite akoresheje umunyu uyu nguyu usanzwe wo mu gikoni. Niba utarakora subscribe yikore udushyigikire ndetse ujye ubona buri biganiro byose tubategurira. Tudatinze rero uburyo wakoresha upima niba utwite cyangwa se niba warasamye ukoresheje umunyu. Ibikoresho rero ukeneye umunyu wo mu gikoni, ukeneye agakombe kabonerana, ushobora gukoresha akarahure cyangwa se akandi gakombe ka plastique ka izajenike kabonerana. Ikindi rero cy'ingenzi ukeneye inkari z'umuntu ukeka ko atwite, ndetse ukaba ukeneye n'akandi gakoresho gafite isuku ko gukoresha uvanga. Ubundi ubusanzwe mu nkari z'umugore utwite niho honyine habamo umusemburo wa HCG. HCG rero bisobanuye ngo Human Chorionic Gonadotropin. Umugore rero wasamye niwe wenyine ushobora kugira uwo musemburo mu nkari, nta wundi muntu ushobora kuwugira. Amateste rero akoreshwa ndetse n'iyi tugiye kureba y'umunyu aba ashaka gusuzuma nyine niba muri za nkari dufite, muri za nkari tugiye gusuzuma harimo uwo musemburo, kugira ngo twemeze niba umuntu yarasamye. Uburyo rero bwo gupima umuntu akoresheje umunyu, urafata ka karahure cyangwa se akandi kantu ka plastique ushyiremo inkari ukeka ko umuntu ashobora kuba yarasamye. Hanyuma urashyiramo umunyu ugereranyije, ushobora gukoresha ibiyiko 2. Hanyuma urakoresha ka gakoresho twavuze gasukuye, akayiko se cyangwa akandi wateganije, ubivange neza ku buryo nyine bivangika, ukavanga neza ugakoroga. Nyuma yo kubivanga urategereza byibura hagati y'iminota 3 n'5. Uburyo rero winterpreta iyo wa munyu na za nkari byivanze, ukareba nyuma y'iminota 5 ukabona nyine udashobora kubitandukanya, ukaba utamenya niba n'umunyu wigeze unageramo nyine byivanze neza, utamenya ikintu kirimo, icyo gihe ushobora kukonfirima yuko atwite. Naho iyo urebye nyuma ya ya minota ukabona umunyu wivanguye n'inkari, umunyu wagiye munsi, inkari zagiye hejuru, icyo gihe igisubizo aba ari negatifu, cyangwa se uwo muntu ntabwo aba atwite. Byaba byiza rero ko ukoze iyi teste ugasanga ari positif cyangwa se ugasanga igaragaza ko waba utwite, ni byiza ko wajya kwa muganga bakagukorera irindi suzuma ndetse n'ibindi bizami bakorera abadamu batwite. Mwakoze gukurikira iki kiganiro. Haba hari ikindi ushaka ko twaza kugezaho cyangwa se izindi nyunganizi, watwandikira muri commentaire. Murakoze, naho utaha.